ariko niba ari umugabo wawe umugore wawe ni gutya bigeze amaguru yanajyana inyuma yes ko yongeye se kandi amaguru ntabwo ndi kuyumva ubundi ugashima mu mugongo gutya gake gake ukagenda ufatamo gake gake kandi iyo duhoberana utora kubusurira ari abagabo numvise bo ngo barya mu gitondo bayanganye n'abagabo barya abagabo benshi batarya mu gitondo batarya twebwe kandi tubyuka twarushye okay fata utuntu tworoheje niyo data idasubirwamo niyo data kandi nanone witondeye nambabari nabona mbari witondeye nese Deni karame ubu kwambara inkweto ndende nabyo bibaye ikibazo mu gitondo nakubwiye ngo ugomba kwambara inkweto ndende ugatega n'igitambaro kandi nagomba nagwitiyemo ibintu bibi sheri nabonaga hashyushye ariko zuba okay ntacyo reka imisatsi tuyihorere ntacyo ariko inkweto ndende shaka uburyo uzambara ihangane kabisa ntabwo uri bugende n'amaguru ahantu hanini ariko ambara inkweto ndende nibwo urabusa neza kuko tugiye gupfa inkweto ndende wambabariye nkambara inkweto zifunguye hari impamvu njye mba mfite kuntu nshaka kukubona usa kandi ntabwo ari bibi byumva niba zikuvuna ihangane ntabwo ngugendesha ingendo z'amaguru sibyo ndende nyaruka ahubwo turi gutera sibyo urakoze kutavuga Mbona kunisa neza kutishimisa kandi sheri it's okay tugende ariko urabona ko ari gusa neza yego ariko kuvunika let's go ngomba gupira ifiye sibyo okay sibyo ko mukunda ntabwo rero natuma ukora ikintu kibi sibyo zimwe imodoka zatuye n'imodoka kubera zimwe imodoka zatuye urabona yuko tugenda turahungira umuhanda ese nambaye ibintu uramenye mbese nishimye uzi ko bimvuna ariko ni gusa neza sinzi impamvu wumva ko wambaye nyine nibwo nsa neza ariko wakabinyumvishije ntitugende ntabwo nishimye kuko mbese ibintu nashaka
ariko we nibwo nsa neza ndabizi ariko babimvuna utuntu dutoya dutimbaho cyane kwambara inkweto ugasa neza ikibazo nyine nabyemeye nanazambaye ariko ntago nishimye so ngomba kunsaba ibibazo uko nyambitse ibintu bimvunnye kandi nanjye nkabyambara ndabizi ko ari byo bimbereye ariko Bareka tunyanke twatinze sibyo? Yeah. Kandi babaye. Yes. Shalom, shalom. Shalom, shalom. This is a spiritual family ministry. Olivier and Denis. We live for Jesus Christ and for you. Amen. Yay. Yeah. Buri gihe turabwira ngo turabakunda abantu batabyumva ariko we love you so much. We really love you. So rero aka kanya twashakaga kubereka ese umuryango ko uhora ushwana akenshi umuntu kubabwira ngo mukunda gupfa ibintu bitoya cyane. Nk'ubu ngubu banyambitse ibintu nashaka. Ni ngombwa ko iyo mwashwanye bigomba kugera nimugoroba mugishwanye. Oya. Direct. Birakwiye ko muri ako kanya imitima yanyu ishaka ko uburyo mwiyumva sibyo? So Denise namuforsinze kwambara ibintu adashaka. Namwe bijya bibabaho kumva hari ukuntu sheri wawe ushaka ko agaragara ariko watabishaka. Atabikunda. Ushaka kuba ufite umusore cyangwa umugabo wawe arashaka ko ruteze igitambaro cyangwa arashaka kusuka arashaka ko usokoza mu buryo runaka sibyo? Ushaka kuba ufite undi wenda nkuko nanjye nkundi inkweto ndende pate nawe akunda inkweto ngufi ariko ukumva urazikunze. Yes. So utuntu nk'utwa mugahora mudushwanira bitari n'ibintu biri ngombwa cyane ko mushwana sibibaho ubwo twabyitwaramo gute muharirane sometimes. So hari gihe umwe nkunda kubabwira ngo umwe muri mwe agomba gupfa sibyo? Nkuko Denise uyu munsi yemeye gupfa aravuga ati reka nambara inkweto ariko ejo ntadapfa nanjye nzihangana kuko atapfuye abari ejo nazo nzambara ejo nazo nzambara nibe munsi yapfuye ejo nzihangana nanjye. So anyway gusa ni byiza ko muhuza sibyo? Nyine buri umwe agira agahe yishimamo muhuje umutima. So uyu munsi ugatuma mugenzi wawe yishima wo kababara kuko buriya ni byiza ko abantu bombi bishima ariko sometime hari igihe biba ngombwa ko umwe yishima undi niyishima. Bibaho cyane iyo bigenze gutyo rero nabyo mugomba kwiga mu kubyakira ukavuga ati mu gihe pate na wanjye atishimye reka ari njye wishima. Mu gihe nanjye nshaka ko yishima reka nemere mbabara ariko why not nanone tutabikoramo tukishima. Nk'ubu uyu munsi niba Denise ari yemeye kutishima ko yambaye inkweto ndende ariko bigeze aho turiyunga twese tugenda twishima arabyambara ko akazi ko mbikunda kandi namuhitiyemo ko bigaragara neza urumva ariko nanone tube tunishimye twembi. Nta mpamvu nanone yo gora numva ko cikamiwe cyangwa napfuye ngenyine reka habeho no kwiyunga tunezerwe. Ikindi ni mukagende mutiyunze bira bintu nibibi kujya nko mu muhanda mutiyunze njya nekereza mushaka kujya mu muhanda umwe agafata moto n'undi agafata moto umwe akagenda arakaye undi yishimye kandi bibaho mu rukundo undi wagiye urakaye si no mu rukundo gusa two tukesi tubaho nyine umwe agashaka ngo we nabanze dusabane imbabazi we nabanza nsaba imbabazi rimwe na rimwe ufunga umwuka nyine ukavuga ati hagarika imodoka dusabane imbabazi. Umwe muri mwe agiye yihangana avuga ati kubera iki twagenda turaka uyu niwe wari ubabaye ariko ni nawe wafashe icyemezo kubera iki nubwo mbabaye sinabikoze kuko mwanga. Kenshi ibintu dukorerana suko tuba twanganye hari ikosa rwose umuntu akora ukarifata nk'ikosa ariko atari uko yakwanza ahubwo hari icyo yakurindaga hari icyo yagufashaga hari icyo yagushakagaho. By the way wambaye neza nawe wambaye neza cyane. Thank you. So rero Imana ibaho umugisha twiyunze ariko ndashaka gusaba Denise kamobera numva nshaka kamobera si twiyunze cyangwa muhobera amobere hari ikibazo mwabinsabi hari abantu bavuga ngo nago uzi guhoberana ko ndenze inshuti zanjye yo ngiye moberana biri romantique ariko hari n'igihe biba ngombwa
baramunenze ngo yagiye guhoberana ngo ikibuno aba yagishyize inyuma ngo nyine kera nibyo namenye ngo do nk'abana b'Imana. abana b'Imana mujye muhoberana gutya. Ariko niba ari umugabo wawe umugore wawe ni gutya bibaye bigeze amaguru yanajya n'inyuma. Yes. Ko yongeye se kandi amaguru ntabwo ndi kuyumva. Ubundi ugashima mu mugongo gutya gake gake ukagenda ufatamo gake gake kandi iyo duhoberana utora kubusurira umugabo aguma hasi sibyo umugongo ukawumva umugore akaguma hejuru nawe niko twe duhoberana ariko mwe ntago tubizi umugore akajya ashima hano gutya mu josi n'ibiti josi byaba bishobora agakora mu gasatimo gakeya gutya gake noneho mukadensingamo gutya gake muzenguruka noneho ariko mbega ukamakinga showa k'amaguru ariko ukora ku mufatana wawe ariko ni mu gihe abantu mubanye mwubakanye abantu bataruzuza tuze twigishanya guhoberana. Okay, noneho reka mbabwire none se mushobora kudashwana ku kijyanye no kwambara mushwanye ku kijyanye no kurya uyu nguyu kuryaho ni byinshi ari abagabo numvise bo ngo barya mu gitondo bayanganye n'abagabo barya abagabo benshi batarya mu gitondo batarya twebwe kandi tubyuka twarushye. Okay, fata utuntu tworoheje nukoreye imbuto genda uzishyize mu nda akagati gatonye so hari igihe ariko umuntu aba ashobora kuba yariye mu gitondo ashobora no kugira ikibazo birashoboka. Gusa byose aba ari ukuganira. Nkubwire rero ariko ngo hari abagabo numvise usanga kubera ku bana wenda abantu bataziranye cyane badashaka no kumenyana ko mushaka kuba mutaziranye ariko mukaba mufite ubwo bushake nibura bwo kumenyana. Ugasanga umugabo amaze nk'umwaka mu rugo arya ibiryo bikeya adahaga kubera ko ataganije umugore ngo amubwire ngo ngiye ndya ibiryo bingana gutya. Sujye ubumva? Yego. Akamubwira ngo hari abashyitsi. Rimwe ngo hari umugabo wabwiye umugore we ngo dufite abashyitsi uyu munsi bateka ibiryo byinshi byo kwitegura abashyitsi menya bageraga nko ku 10 ariko ngo biza kurangira umugabo avuze ngo abashyitsi nakubwiraga ni ngewe wicara hano ibiryo tubirye nako ngo umugabo yarabira aramubwiye ati ibiryo abashyitsi nakubwiraga nabandi ni ngewe. None se basi wowe hari abashyitsi waba ufite mu nda nibura inyigisho hari abashyitsi waba ufite mu nda ngo tubimenye nanjye umenyigisho. Hari abagabo rero biciwe n'inzara mu rugo ataruka ibiryo bibuza kuko abagore batamenya quantité yabo. Kumenya quantité y'umugabo bigenda gute? Ugomba kwiga gusangira n'umugabo wawe ukarura ibiryo mugasangira byashyiraho ukarura ibindi. We niyo waba urya bike ukajya urya ifoka imwe mu masegonda ngo buri abagabo kuko dukunda kurya tuba turya byinshi tutitaye ngo ese turi kumwe ari kurya. Hanigere rwose Denise twasaba kurya akambwira ngo wancuze. Yego nukuri nge narabimubwiraga kandi nazi ko namucuze urumva. So uko umugabo mumaze ibiryo wongeraho ibindi sina ngombwa kumubaza ushyiraho ibindi biryo. Nese uyu muntu ugiye kumwongerera umubaza kugeza aho umugabo wakwibwiriye ati ndahaze. Ariko iyo umubwiye ati iyo mushoje ukamubwira ngo wo kumvura haza ugatekereza ko nawe ahaze ntago akenshi baba haze. Okay, none se abo ngabo batarya mu gitondo reka nkubwire ngewe umunyaruri ibiryo ndabirya nkumva ndahaze ngakomeza n'ubuzima. Ariko iyo nsangiye nawe sibyo ndya ibiryo byinshi ntari kurya ndi njyenyine sibyo. Okay, abatarya mu gitondo nge niba nshaka kuvugaho ashobora kuba atarya mu gitondo ariko na saa sita nabona imbaraga zirya none bikarinda bigira nka saa 12 uwo muntu wamushimira ko utarya mu gitondo. Hari ahantu abagore tuba tugomba kufunga umutwe. Hari umuntu ndi kubwira nciza amanga reka mbabwire mu gitondo ushobora kwanga kurya ariko ndabasabye abagabo bene data saa sita bukurya niba utabishoboye ihangane dufunga umutwe nk'abagore dukenyere dukomeze tuguhatirize please. Uzakora akazi gute utarya ariko nanjye buriyo nageze mu kazi ibiryo simbyibuka. Hari abantu ndi kubwira dufunga umutwe mw'abagore mwe niba ufite umugabo sindya mu gitondo seste se basurarya nta masengesho wakoze. Sometimes bituma abagabo banyu bicwa n'inzara sibyo. Please bimuhatirize nibisaba kumunombera umunombere niba ari ukumutamika mutamike. So anyway, thank you. Katubasezere rero Spiritual Family turabakunda cyane. Twifuza ko murya. Turashaka ko murya mukunda ibiryo. Turashaka abagore mugabura abagabo banyu ibiryo bakarya. Twifuza ko imiryango mwiga kwiyunga bitawe ngombwa ko biba birebire kuko nasanze uko mutinda kwiyunga uyu munsi mupfa kandi mwongera kandi muba muri kumera niko muri kugenda muhungana agatera inama bajya hagati hashira undi munsi
satani aba ajya hagati Hashira undi agenda munsi akagenda batatanyura. abapeza none iyo yageze hano hagati hano hagati kwiyunga kugira ngo muzabe uhita mujya gushaka n'ahandi uba wumva uvuga ati kuki ataza ngasaba imbabazi Wese nawe yaje. kuki wataza so bikarangira Wese abantu yaje. bashwanye kubera kwikomeza no kwigagaza kandi mu rugo nta kwikomeza kugomba kubona kwigagaza sibyo no protocol in love. hari ikiganiro twabakoreye cyitwa ngo no protocol in love muzakirebe nta protocol igomba kubaho mu rukundo just ugomba kumenya ko iyo ugeze mu rugo amategeko watangaga ku kazi amategeko wari ufite ahandi mu yindi sosiyete wari urimo ibirangiye sosiyete yo mu rugo ni sosiyete itagira amategeko ayigenga hagati aho umugabo mwiza. Thank you. How? Ngukunda gukunda amazi. Mukunda gukunda amazi. Naje ntabwo kubita gatoma kandi shakisha dindi nawe unyemeze turebe ko mukunda gukunda amazi. Komboza umutomba. Okay. Kwamukubita undi. Ni ijuru ryaza ku isi ikajya mu ijuru. Muziki nongera. Yes we. Na umeze nkawe ra. Yereka mu byati na isi yacikamo kabiri. Igice kizasadukamo guki. Niba ari ikiburyo uzaba urimo nicyo nzaba ndiho. Naba ari icyubumoso nicyo nzaba ndiho. Kandi nujya mu kiburyo ndi mu cyubumoso. Uzasimbuka. Azanasimbuka. Murumva ko mfite umufighter. Okay. Noneho rero reka mbabwire mujye muterana imitoma kuki mwabwiraga babandi ngo mubakunda nko ifi kunda amazi ifi kunda amazi situbizi se iyavuyemo yapfa bivuze ngo umubuze there is no life. Sheri katwigendere God protect you. We love you so much. Bye bye. Mwige gukina Rubik please. Bye.